Ntekereza ko buri wese ushobora kumufasha cyangwa se ashobora kumukira muri uyu mwanya aho turi ku munsi wa mbere w'imirimo, aho ijuru ryifuje ko hajabera amateraniro kandi amateraniro yo kuramya Imana yacu, kandi tukaba twicaye duturije imbere y'Imana yacu ngo ivuge natwe twumve. Dusabe umwuka w'Imana ngo atume twumva iby'ijuru rishaka twumva ku rugero rwa buri wese. Buriya nta wakumvira undi ku bijyanye n'agakiza, ahubwo ibijyanye n'agakiza ni umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu abana batoya ahangaha cyangwa se abaririmbyi mu ndirimbo yabo nziza yo kuramya Imana twongeye kwibutswa ibijyanye n'iby'umwami wacu Yesu watwitangiye kandi ugiye kugaruka agatanga ingororano ku bamwizeye. Icyamba ngo nawe uzahabwa ingororano mu bazazihabwa. Icyamba ngo uyu mwanya nawe ube umwana w'Imana, kandi mwuka w'Imana abigufashemo, aho tugiye kwigana amagambo meza dusoma mu byanditswe byera, amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Aya magambo araza gushingira muri iki gice cya 14 uhereye ku murongo wa 22 ukageza ku murongo wa 33, aho insanganyamatsiko y'aya magambo y'ubugingo ivuga ngo urufatiro rw'ukuri. Urufatiro rw'ukuri. Burya ikintu cyose kigira urufatiro. Yewe guverinoma igira urufatiro. Haba hari abayobozi, kandi muri abayobozi hari n'uwitwa yuko ari inkingi ya mwamba. Abenshi bakuraho inama. Kera hakiriho amazu y'ibyatsi, kandi nanjye ndayazi. Habaga harimo inkingi bita inkingi ya mwamba. Inkingi yabaga ihatse izindi. Iyi nkingi yari y'agaciro, uru rwari urufatiro. Kandi rero buriya ni inyubako turimo ifite urufatiro. Yego, ikintu cyose gifite urufatiro. Hari igihe kimwe nari ndimo kuzamuka agasozi, nuko ndagerera nsubira inyuma rero nuko ikiganza gifata ibyatsi. Mfashe ibyatsi, bya byatsi nabyo biraranduka. Muri kubyumva? Ngira amahirwe hafi aho, ubwo nari ndimo gucuka mba ngeze ku giti mba ngifasheho. Icyo abikora sinarenga aho ngaho. Se buriya uruntu rwari rubaye urufatiro, uru rwari rubaye urufatiro. Ariko ibyo byose nubwo ari urufatiro, hari urufatiro rw'ukuri ruruta ibyo byose. Uru rufatiro mbese ni uruhe? Mugaragu w'Imana Pawulo, aho tuza gusoma mu rwandiko yandikiye itorero rya Efeso, turaza kubona icyo Pawulo yavuze ahangaha, kandi turaza kucyumva neza kuko kirumvikana. Aho tuza gusoma muri iki gice cya 2 rwandiko umugaragu w'Imana Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, duhereye kuri murongo wa 11 muri iki gice cya 2 ari kutubwira ngo nuko mwibuke yuko
mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoke ku mubiri bita abatakebwe. Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo kandi mutandukanijwe n'Umwisirayeli, muri Abisirayeli ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Haleluya. Kera niko nsomye, ntabwo twari turi abo turi uyu munsi wa none, kuko ndasomye ngo nta byiringiro twari dufite. Mu gihe habagamo kwirata, gukebwa ku mubiri, yuko abo ngabo aribo Bisirayeli bemewe. Urufatiro tugiye kubona rubonetse, ibyo gukebwa ku mubiri byateshejwe agaciro, gukebwa ko ku mutima aba ariko guhabwa agaciro. Mu yandi magambo, urufatiro rwishingikirizwagaho kera, urwo rwari rufite uwo rwashushanyaga w'ukuri, kuko tubonye yuko hari imfatiro nyinshi ariko hakaba n'urufatiro rw'ukuri. Nagira ngo utekereze kera uwo wari we, kera iyo wabaga, aho wavukiye. None uyu munsi wa none uri uwo mu bwoko bwatoranijwe. Niyo mpamvu uyu mugaragu w'Imana yabivuze neza. Ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, Imana yacaga icyubahiro. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu, ndetse rutugabanya. Uru rusika rwari hagati yacu n'Imana, turi abo twaribo kera. Uru rufatiro rumaze kuboneka, maze tumaze kurwizera, maze tumaze kurwakira, uru rusika ruva hagati yacu n'Imana, maze duhinduka abana b'Imana. Abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uko ni ukuri, mbega urufatiro. Kandi mwene data, reka tujye ku murongo wa 17. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari uduhesha uko turi amahara kubiri, kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. 19. Nuko ntimukire abashitsi n'abimuki n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Haleluya. Ndetse turi abo mu nzu y'Imana, kandi twari abo mu mihana, twari ibinyendaro mu buryo bwa mwuka, none ubu turi abaragwa w'ubugingo, abaragwa bagakiza. Ntabwo ikinyendaro kiba ari ikiragwa. Ibinyendaro mu buryo bwa mwuka ntabwo ari ibiragwa, ahubwo abaragwa ni abana b'Imana. Niko nsomye, kandi aya magambo arumvikana neza. 18. Kuko ari uduhesha uko turi amahara kubiri, kwegera Data wa twese
turi mu mwuka umwe, nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Imana yacyangwa icyubahiro. Urufatiro turarwumvise, kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi abahanuzi n'intumwa bubatse ku rufatiro rwitwa Kristo Yesu umwami wacu. Mbega urufatiro! Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura, ngwibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Urufatiro rw'ukuri. Mugaragu w'Imana Pawulo, urwandiko yandikiye Timoteyo, ndagira ngo tubashe kuhasoma twumve uburyo urufatiro amaze kururabukwa cyangwa se amaze kurufatirizaho icyo yavuze ni igiki. Muri iki gice cya mbere mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere kuri umurongo wa 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa, akangabira umurimo we. Imana yacyagwa icyubahiro. Pawulo ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije kuko yabonye yuko ndo kugirirwa icyizere, akangirira icyizere, akanshinga umurimo we. Bizera turangaha muri uyu mwanya, ndagira ngo buri wese atekereze uwo yarari we. Benshi muri twe twari tubayeho mu buzima butugoye, dukanuye amaso, imisatsi tutakiyogosha, tutagifura imyambaro twambara, twarahindanye, turabutswe urufatiro, tuza mu nzu ya Data nk'uko tubibonye. None uyu munsi wa none turakeye, uyu munsi wa none turi abanyamugisha kuko twubatse ku rufatiro. Pawulo ati ndashimira Kristo Yesu. Mbese urufatiro nawe urwubatseho? Mbese urufatiro nawe nirwo wubatseho? Iki gitabo cy'uyu mwanditsi Ellen White, muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, Uwifuzwa ibihe byose, muri iki gitabo ndagira ngo tugire amagambo dusoma ashingiye muri cya gice nababwiye cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo mu gice cya 14, aho tuza gusoma muri iki gice cya 40, aho tuza kubona ku kiyaga nijoro. Ku kiyaga ryari? Ku kiyaga nijoro. Iki kiyaga cya nijoro habereye iki? Mbese kuri iki kiyaga ibyari bihari ni ibiki? Yesu umwami wacu wari wirirwanye n'itsinda ry'abantu benshi barudukomunga nuku nguku, arimo kubabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, arimo guhumuriza imitima yari itentebutse. Yesu arimo gukiza abarwayi, Yesu arimo gufasha abari bamukeneye bose.
bose bari muri iteraniro baragize ikibazo cy'inzara, barasonza kuko natwe dusonza, kandi nta byo kurya byari bihari byagaragaraga, kandi aba bantu ntibagomba kuva muri aya materaniro. Kandi Yesu umwami w'abami, Yesu umutima w'ubugingo, Yesu ubasha guhaza abashonje yari ahari. Kandi tubona yuko isi ntiyuzuye ari ibyande, ari iby'Uwiteka, kandi isi n'abayibamo nabo bakaba Uwiteka. Niba isi ntiyuzuye ari iby'Uwiteka, mbese Yesu yagomba kunanirwa guhaza abari bateraniye mu materaniro ye? Bana b'Imana bari imbere ya Yesu niho bazigera basonzera, ko ni ukuri. Anyota bazagira, yemwe abafite inzara n'inyota, nimuze ku isoko kandi muvome ku buntu. Abicaye imbere ya Yesu bahabonera ihumure, abicaye imbere ya Yesu barahambarira kandi bagashira imbeho. Abicaye imbere ya Yesu baba bakeye mu maso nk'uko mugiye ku nguku. Yesu araranganya amaso mu bigishwa. Igihe yabonaga abantu bashonje, abigishwa baramwitegereza kandi bamwereka yuko abari mu iteraniro bagomba gutaha, kuko amasaha yo kurya yarageze kandi ntacyo kubatunga gihari. Yesu wari uzi yuko muri iri teraniro harimo imitsima 3 ndetse n'amafi 2. Ibi yari abizi neza. Arangije aravuga ati ngaho nimubinzanire, munzanire ayo mafi n'iyo mitsima. Ariko uko turaha ngaha buriya amafi 3 n'imitsima 2 byaduhaza. Niyo twagenda tugaba turi gufata akantu kangana guca, twese ntabwo byadukwira. Ni muri kubyumva ariko se buriya. Ariko imbere ya Yesu nakatagira uko kangana Yesu aragatubura. Ni mubizi mwebwe. Ubu se ntabwo mwibutse ibya wa mupfakazi, abana bari mu bugwate kandi umwishyuza aje? Nimubyibutse ra? Uyu mupfakazi agasanga umugaragu w'Imana akamubwira ati umwishyuza araje, kandi nta bwishu mfite, kandi n'abana arabajana. Ariko icyo nkwibutsa nuko umugaragu wawe utakiriho yakoreraga Imana. Haleluya. Yakoreraga iki? Buriya hari aho tugera tukishyuza Imana. Mwabyumvise se buriya? Umupfakazi hari ahagera akiherera, akaja mu cyumba, agakubita ibifukamiro hasi, yarangiza akabwira Yesu atari ku bundi Yesu wowe konzi yuko mu biganza byawe harimo byose, konzi yuko ntacyo ubuze, harya ubwo buri uremera ko mbura? Bana b'Imana bafite kwizera baganiraga na Yesu nyine. Siko bimeze se nyine? Bakamubwira ibyabo. Ntabwo abana b'Imana bafite kwizera baganyira guhare wese. Naburaye noneho sinzi uko biri bugende, abana inzara bayitana biragenda. Oya, ahubwo umwana w'Imana ariherera akabwira Yesu, kandi Yesu agatanga igisubizo. Hari uwasenzera isengesho ararisenga, ariko ubona byarangiye, bwari bwije azi yuko agiye gusasa abana bakaryama. Abana muraho neza? Harya mwari mwaburaye? Katurababuranye. Dore arajoje kumanika bakibutsa ababyeyi, kuburara se ni ikibazo. Hari igihe byanga,
ugakubita no munsi y'urugo, wakwitegereza kariya gatoke ugasanga rwose ntawe kari kage. Isubunda akakora ingaca usibye guteza ibibazo abana nanjye ubwanjye akakaramara iki. Wakwinjira mu nzu ugasanga imbeba nazo zabuze icyo zifata, nazo ziri gushakisha, kandi ubwo abana bari kwitegereza nyina bari kumureba uko agiye, bakareba yazokaze bakamukurikira atari kumwe musigaye. Yakwiguhita munsi y'urugo ngo arebe yuko wenda hari n'akabuga kahameze, agasanga nako karumye. Ngo rero hari amakuru numvise ngo y'umwe wabonye byanze, ariko uyu nguyu we rero atandukanye n'uwundi ndababwira. Uyu we ngabonye byanze ngo arangije ngafata ikiringiti murakizi cyangwa muri abasimu no mukizi? Ikiringiti murakizi? Duwa nawe urakizi? Ngo arangije mfata isafuriya, niba ari isafuriya niba ari inkono simbizi, ariko ni kimwe muri ibi. Arangije nuko ashyiramo amazi, ashyira ku ziko aracanira. Bana nabo bicaye aho ngaho kandi rero akenyegeza nkumvise ukuri ngo abana buri wese agenda ahondobera, aje kuryama, umujyana kuryama buri wese ahondobera, kuko barategereza ati mama kutari kubyarura, ati ntaho byari byasha, mama kutari kubyarura, kugeza ubwo bagiye kuryama. Ibyo bibaho rero, mubyeyi akabura icyaha abana. Uyu we ngo arasenga yinjira mu rwiherero. Buriya urwiherero nubwo tutarwemera benshi, ariko rukemura ibibazo byinshi. Mu rwiherero umugabo asengera umugore agahinduka yari bitabo, ukamwereka ijuru buri munsi. Yaba yanatahaga ari gukubita imigeri nyinshi, umunsi umwe agataha rwose ubona rwose yatuje, naho ijuru ryamuziritse ryamufashe piri. Uyarangije abwira Yesu ati koko uremera ko nsasa abana baryame kandi uri Yesu? Arangije aragaruka aricara mu muryango, naho ijuru hari umuntu w'Imana ryateguye. Igihe yicaye mu muryango agiye kubona umuntu w'Imana araje yikoreye, abona kati yiwe ati buriya sindi kurota, ati mwiriwe, ati yego. Abona ntamubwiye ngo hari ibindi ari gushaka, ahubwo aramubwira ati ese wantura? Agira gutera, ijuru riratabara. Ikibazo ni ukutagira kwizera, naho mu ijuru dufite Imana, kandi iyo Mana izi ibyacu byose. We icyo usabwa gusa ni ukuyiba imbere. Yesu rero arangije afata aya mafi n'iyi mikati, Yesu arangije arabitubura, abari aho bose bararya barahaga, hadasigaye n'umwe. Imana yihesha icyubahiro. Aba bari mu iri teraniro, igihe nasomaga ibijyanye n'iri teraniro, abari mu iri teraniro harimo n'abigishwa be, ngo bamaze guhaga baravuga ngo burya uyu niwe mwami dukwiye kwimika agasimbura ingoma y'Abayuda. Uyu niwe mwami ukwiye kuba agasimbura abatambyi, kuko abatambyi bo baravugaga gusa, ariko nta munsi n'umwe bari batugaburira. Muri kubyumva? Burya kuvuga udakora byangiza imico. Yesu ashimwe, Imana iguhe umugisha. Kandi uzi yuko nta kikuvaho, ntawahembukira iwawe, ntawahembukira iwawe. Harya simwe nabwiye ibya wa mugabo wazanye n'undi mugabo, harya simwe muracabyibuka? Zanye n'undi mugabo umugore ahishije, nuko arangije areba umugabo ikinyori, amuhisire kumubwira atari kubona icyo kigabo imuzanye heye.
ibyo byari bihiye rero. Icyo kigabo muzanye hehe? Hari umugore utishimira ko umugabo yahingukana n'undi mugabo we mu rugo, ibiryo bihiye. Umugabo nawe rero ayibonye guco, umugore yaramuzi. Subwo nasaha hari umugabo yoga umugore we. Buriya hari umugabo wayoga umugore we ra. Arangije rero uyu mugabo atangira gushaka uburyo uyu mugabo mugenzi we aramukwepa biramuyobera. Arangije aramubwira ati rero mwene data, nibutse yuko hari mugenzi wanjye ngiye kureba unaka dufitanye gahunda, ubwo buriya uraba wihanganye tuzaganira n'ubutaha. Uyu mugabo wari wahumuriwe sabaga barahumurirwaga nabo badahumurirwa si nibo batagira amazuru. Hari igihe mu bibimaga ariko babyumvise akihangana ariko azi ko bimwiye. Hagiye ibyo byahiye kiba gisigaye n'iki? Usibye kubi uyu mugabo mugenzi wanjye ari kumukina umutwe ari kumutekera umutwe. Ibi bijya ashaka kubijya wenyine, aramubwira ati ntacyo genda nanjye ari kumugora mpagatera mbe nicaye ndagutegereza igihe urangira ntacyo bitwaye. Ngo muzi kongera amazi kandi ngo murayongeraga, niko numvaga bavuga. Aya mazi wayongera kangahe? Reba ko kanga umugore yishizemo ko kongera amazi mabisi mu biryo bihiye, subwo ko ntarakagara. Umugabo si we yarenze hariya ko yarari kubesha. Umugabo wari wabwiri washoje kandi akeneye kurya, none ngo yagiye heza. Byakurikiyeho nawe muri kubyumva. Uyu mugabo byanarangiye biriyeho kuko ntiyagombaga kubisiga. Niko bimeze rwose. Buriya reka nkubwire wa mugabo we, niba umugore nk'uyu wamuvumbuye kugira ngo n'ubutaha atazabyongera, uzavuga uti nanjye sindava ahangaha. Niba harimo n'uburozi uzawusangira n'umugabo we, kuko uwo mwanya ntiyawutegura. Yesu amaze guhaza aba bantu batuye nta wundi ni umwami dukwiye kwimika. Barangije muri bo ngo batangira kwereka Yesu ibimenyetso by'uko bakwiye kumwimika akaba umwami. Yesu arabibona, kandi ubwo byari bigeze mu masaha y'umugoroba. Yesu ngo arangije ahamagara abigishwa be, arababwira ati bigishwa banje, mwebwe nimufate ubwato mwomboke, njewe nsigare ndimo gusezerera aba bantu. Bigishwa ngo babanza kutabyumva, ariko Yesu akoresha itegeko aravuga ngo nimugende, kuko byari ngombwa. Igihe nasomaga ibijanye n'ibyaha bigishwa, ngo abigishwa baragenda kandi bagomba kwerekeza i Kaperinawumu, akaba ariho Yesu abasanga. Bigishwa baja mu bwato ba Petero n'abandi, nuko baja mu mazi. Bageze mu mazi rero ngo bagenda bari kwivovota, bari kwivuvumanga. Hari itegeko rya Yesu ritubwira kugenda, tukagenda tudashaka, turi kwivumanga, turi kwivovota. Ubundi buriya ibi tuzabivamo, imisozi kuko twoherezamo, harabo tujana gusura, kandi ari kugenda ari guseta ibirenge adashaka. Rimwe mwagiraho umugira atari kubundi nubwo tujanye hari gahunda nari mfite. Ati buriya ati wandeka nkaja mwizo gahunda, ati kuko amasaha ndi kubona ageze kandi ari kubona nawe muri kumwe.
ariko namukomezanyije urugendo. Hari n'abasubiraga Yuda, bigishwa ba Yesu barivovota Yesu aho yarari, kuko bwari bumaze kuba nimugoroba bari gusezera bari muri aya materaniro, kandi nabo badashaka bumva yuko bamwimika. Ariko nguko barushaho kureba Yesu, babonaga Yesu adatekeneye ubwami bwo mu isi, adakeneye kwimikwa, ahubwo hari ikindi akeneye kuruta guhabwa umwanya mu ngoma zo mu isi. Bigishwa ba Yesu baromoka bajya mu mazi. Igihe bageraga mu mazi, igihe nasomaga muri iki gitabo cy'Uwifuza Ibihe Byose, muri cya gice nababwiye kuri paje ya 255, bitewe n'igitabo ufite gishobora guhinduka, paje ishobora guhinduka, ariko ni igice cya 40 ku kiyaga nijoro. Ndaza gusoma isubi mpereye hagati ku isubi hagati ya gatatu, atubwira ngo umuraba ukaze wari ubegereye mu gihe batari biteguye. Cyari ikinyuranyo gikomeye, kuko umunsi wari wababereye mwiza, ku buryo ubwo umuraba wituraga ku bwato bagize ubwoba bwinshi. Bahise bibagirwa kutanyurwa kwabo, kwizera guke bari bafite, ndetse no kurambirwa kwabo. Buri wese yagerageje kugasha ngo ubwato butarohama. Bari bamaze kugenda urugendo ruto mu nyanja, bava i Betesida baja aho bagombaga gusanga Yesu. Mu bihe bisanzwe urwo rugendo rwafataga amasaha make, ariko noneho umuyaga wagendaga ubatwara kure yaho bashakaga kwambukira. Bageze mu rukerera bakirwanya umuraba, bari bananiwe cyane ku buryo bari bihebye, biteguye kurohama. Umuraba n'umwijima wo mu nyanja byabagaragarije neza intege zabo, maze bifuza cyane kubona umwami wabo. Twibuke ko Yesu yari yasigaye, arabohereza bajya mu bwato. Bari bazi Yesu ko ari umwami, bari bagiye mu bwato yamaze kubahaza, kumwizera kuko ariwe wari ubatumye. Ibyo byo byonyine byari bihagije. Bari kuba mu mazi, nubwo umuraba wari mwinshi, nubwo bari kugaca, ariko bagombaga kugaca bahanze Yesu amaso. Ariko mu bwabo ngo bagasha mu mbaraga zabo, birebaho, bitekerezaho, maze intege nke zabo zituma uku kugasha gukomeza kutagira icyo kubamarira. Umuraba wa mwinshi mu nyanja ku buryo wavanze n'umwijima, kandi ubwato bwenda kurohama. Yesu ntiyari yabibagiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Nubwo bivovotaga, nubwo bari barekuye urufatiro rw'ukuri, hari ikindi bafashe. Mushiki wanje mwene data turi muri amateraniro, mbese ni igiki uyu munsi wa none ufashe nk'urufatiro rwawe? Ndagira ngo utekereze icyari cyo, urebe niba utameze nk'abigishwa bari bakuye kuri Yesu amaso. Yabitegerezaga ari ku nkombe, areba uburyo abo bagabo barwana n'umuraba bafite ubwoba bwinshi. Nta na rimwe yigeze akura amaso ku bigishwa be. Yabagumishijeho amaso, akomeza kwitegereza ubwato bwari mu muraba, burimo abantu b'agaciro kenshi, kuko abo bantu bari
aribo bajaga kuba umuco w'isi. Kuko umubyeyi ufite urukundo rwinshi ahoza amaso ku mwana we, ni ku mwami w'impuhwe atavanye amaso ku bigishwa be. Imitima yabo imaze kuja hamwe, imigambi yabo mibi imaze gucogora, kandi ubwo basabaga ubufasha bicishe bugufiya, bahereye ko barabuhabwa. Imana yacyabura icyubahiro. Igihe bari barekuye Yesu, igihe bari bishingikirije ku kindi, igihe bivovotaga, kandi Yesu yabohereje i Kaperinawumu, ababigishwa uyu muraba warabashegeshe. Ndagira ngo nkwibutse yuko iyo warekuye urufatiro, icyo waba wishingikirijeho cyose kiragushegesha kugeza ubwo gishaka kukurigitisha. Amahirwe yahabaye ngo ni uko ababigishwa bongeye kureba kuri Yesu. Yesu we munyabushobozi, maze ngo Yesu utari wabakuyeho amaso, arongera abasingiza ukuboko kwe mu kwizera, maze abahereza ubutabazi. Birashoboka ko nawe ariko uyu munsi wa none byabihagaze, ukaba uri muri amateraniro, ariko hari ikindi kiza ku mwanya w'imbere mbere ya Yesu, kandi icyo kindi kidashobora gutuma ubasha kubona umutekano wuzuye. Amagambo akurikiyeho ni amagambo meza ari kuvuga ngo mu gihe babonaga ko barohamye rwose, muri urwo rukerera babonye umuntu udasanzwe agenda ku mazi aza basanga, ariko ntibamenye ko ari Yesu uwaruje kubatabara. Bamutekereje nk'umwanzi, bagize ubwoba bwinshi. Ya maboko yari afashe ingasha azikomeje, ahise azirekura. Ngaho nimwumve bizera. Yesu yabonaga bagiye kurohama, Yesu we yombotse mu mazi kuko ari umunyabushobozi, adateze gufata ubwato, maze Yesu agendera hejuru y'amazi. Yesu agendera hejuru y'amazi, bigishwa bari mu bwato barimo kugasha byananiranye ngo babone uwo muntu uje basanga, ariko ngo ntibamumenya, batekereza ko ari umwanzi. Maze ngo ibiganza byari bifashe ingasha birazirekura, hanyuma icyari gisigaye cyari ikihe? Mubivuze neza, kwari ukurohama. Iyo warekuye Yesu, ikiba gisigaye ni ukurohama. Yesu rero akomeza kubasanga. Ahangaha ari kutubwira ngo ubwato bwahise buteraganwa n'umuraba. Birumvikana kuko no kugasha kwarahagaze. Ubwato bwahise buteraganwa n'umuraba bitewe nuko bari barekuye n'ingasha. Nyuma yo guteraganwa n'umuraba, maze amaso yabo bakomeje kuyahanga umuntu babonaga agenda hejuru y'inyanja yarimo umuraba. Batekereje ko ari baringa. Ikira jambo baringa muraryibutse? Batekereje ko ari baringa, ibagaragariza ko bagiye kurimbuka, maze barataka bafite ubwoba bwinshi. Yesu yakomeje kugenda asa n'ugiye kubacaho, ariko baramumenye, maze barataka, maze bamwinginga ngo abatabare. Umwami wabo yarahindukiye arabareba, maze avuga ijwi rye, kandi ribamara ubwoba, aravuga ati nimuhumure ninje mwitinya. Haleluya.
nimuhumure ninje mwitinya. Mbega umunezero ababigishwa bongeye kugira, mbega amahirwe bongeye kugira. Ikibazo cari kiboneye igisubizo. Ariko nanone ndagira ngo twumve ibyakurikiyeho. Uwitwa Petero, umwe mu bigishwa ba Yesu, ubwo yarabwiwe ngo nimuhumure ninje, Yesu ari kugendesha amaguru hejuru y'amazi, Petero nawe aravuga ati umva, niba koko uri umwami Yesu, ngaho noneho tegeka nanjye ngendere hejuru y'iki, nanjye ngendere hejuru y'amazi. Petero ahanga amaso kuri Yesu, maze yumva ashikamye kuko Yesu yaramuhaye uburenganzira, ariko ageraho yumva yihagije ubwe, maze akebuka inyuma areba bagenzi be bari mu bwato. Amaso yavana ku mukiza we. Petero, Yesu yarahaye ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi, maze ngo ageze mu mazi ari kugenda, aratangira arakebuka areba bagenzi be, nuko ubwira zimuzamo, mwambonye, mwagize gutera, mwambonye, buriya mwambonye, mwambonye uburyo nambaye, mwambonye, hari abizera dufite igitenge gishasha cyabonetse ntabwo yasiba, iyo kiguze ntiyasiba. Kandi noneho akaza iteraniro ryamaze gushika cyangwa se abizera bamaze kuba benshi kugira ngo tambuke bamurebe. Agaturikira inyuma ari gutambuka, mwambonye nta nicara inyuma kuko yakerewe, ahubwo akaza kubwira abadiyakoni ngo mushakire umwanya w'imbere kugira ngo barebe iryo piganwa ririho muri iyi minsi ry'imyambarire. Ariko umugaragu w'Imana yaravuze ngo umurimbo wanyu mubaheye, uw'imbere mu mitima, uw'inyuma uza ukurikiye uw'imbere mu mitima. Petero akebuka bagenzi be, abona ko abaruta, abona ko afite isumbwe, abona ko ubwe hari icyo abarusha. Kera ntitwari ubwoko, ahubwo twabaye ubwoko kubera amaraso ya Yesu. Niyo tugira abana b'Imana, ayo maraso niyo aduhesha agaciro. Ntabwo imyambaro, ntabwo ubutunzi, ntabwo amashuri, ibyo byose igihe kiragera bigata agaciro bavandimwe, ariko amaraso ya Yesu ntazigera ata agaciro. Aho yejeje bazahora ari ubwoko bw'Imana. Petero rero ngo arangije kwirebaho, niko nsomye, uwo mwanya ngo atangira kurigita. Iyo twiregeho twarekuye Yesu, turatangira tugahenebera, tukarigita, tukagenda. Iyo hatabayeho ubutabazi bw'ijuru, umuraba waturoha tukarohama. Mbega kaga kuri Petero. Umuraba waregeranyije, maze amazi aba menshi hagati ye n'umwami we, bituma agira ubwoba bwinshi. Haciyeho akanya atareba Yesu n'amaso ye, maze kwizera kwe kuragabanuka. Yatangiye kurengerwa n'amazi. Mu gihe umuraba wari hafi kumuzanira urupfu, Petero yarengeje amaso. Ayo mazi yaragiye kurengera Petero. Petero ngo yarengeje amaso ayo mazi, yasheze maze yahanga Yesu, arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera gukewe, niki gitumye ushidikanya?
Petero yagendanye na Yesu amufashe mu kiganza. Haleluya. Maze binjira mu bwato bari kumwe. Petero noneho yaratuje aguma hamwe, nta mpamvu yari afite yo kwirata kuri bagenzi be, kuko kutizera kwe no kwihugiraho byari bitumye abura ubuzima bwe. Igihe yavanaga amaso kuri Yesu ntiyashoboye gutera intambwe, ahubwo yatangiye kurohama. Bisobanuye ko igihe cyose urekuye urufatiro utangira kurigita. Hashimwe Yesu warambuye ibiganza agafata Petero ukuboko bakagendana, Petero agatuza. Ubwibone bwe, ubwirasi bwe, icyo yumvaga ko ari cyo yari yishingikirijeho, icyo cyose kibasha gukingirwa imbere ya Yesu, maze Yesu aba ariwe wimikwa mu bugingo bwa Petero. Aya mahirwe nawe yaba yawe, uyu mwanya nawe urufatiro rwawe. Aya magambo tsorezaho muri iki gitabo yo ndi gusoma, mwene data mushiki wanje, Yesu akimara kugera mu bwato umuraba waratuje. Yesu ashimwe. Yesu yamaze kugera mu bugingo bw'umuntu umuraba uratuza. Nubwo akaga kaba kangana gate, akakaga kikubita ku rutare. Indirimbo y'106 twubake kuki? Indirimbo nziza cyane ngo hariho bamwe bubatse ku musenyi, ariko twebwe ngo twubake ku rutare nirwo rw'iteka ryose. Kandi urwo rutare ngo ni Yesu umwami wacu. Yesu rero yageze mu bugingo bw'umuntu, yewe mwizera, yewe mushitsi uri muri amateraniro, umuraba uratuza, ibibazo biragabanuka. Mwana w'Imana uramureba ukagira ngo nta bibazo bihari, kandi ibibazo bihari, kuko ntaganyira uwo ari we wese, ntagenda yivovota. Ice ni ukugenda ashima Imana. Tishimwa mwami Yesu kuko kw'icyubahiro. Yesu rero amaze kugera mu bwato umuraba uratuza, maze ako kanya ubwato bugera aho bajaga. Rya joro riteye ubwoba ryakurikiwe n'umucyo w'izuba rya mu gitondo. Abigishwa hamwe n'abandi bari mu bwato baramupfukamira bafite imitima yo gushima, baravuga bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Niho kw'icyubahiro. Mbega amagambo meza. Icyampa muri uyu mwanya ngo nawe akanwa kawe katuze amagambo kavuga ngo Yesu uri umwami wanje, kandi uwakwakiriye abasha gutuza mu mutima we. Bigishwa baratuza, bizera. Birashoboka ko waba uri no mu materaniro nk'aya ngaya, ariko umeze nk'igiceri cyazimiriye mu nzu. Genda somaga ibijyanye n'iki giceri muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo. Iki giceri nubwo cyari cyazimiriye mu nzu, ariko cyari kigifite ishusho y'ubutegetsi. Ushobora kuzimirira muri amateraniro, ushobora kuzimirira mu itorero, ariko gifite ishusho ya Kristo. Ikibazo kijya kigorana nuko iki giceri kukibona bigoye. Igiceri cyazimiriye mu nzu, kukibona ntabwo byoroshye. Kera mu gihe cya Yesu habaga hari amazu yabaga ari amazu afite ibyumba bitoya kandi hari mu mwijima, kandi aya mazu yabaga ari mu mukungugu mwinshi. Ku buryo igiceri cyazimiriraga muri uyu mukungugu, kukibona byaragoranaga. Musi umwe wari wajimije igiceri umugore, kandi iki giceri cyagomba kuzuriza umubare ngo ushike, aza kugira ingorane, aragita gitakara
muri uyu mukungugu. Kugishaka byasabaga urumuri, kugishaka byasabaga gukubura ugashakira muri uwo mukungu. Iby'umukungu namwe murabizi. Iki gice ari kukibona byaragoranye bavandimwe bizera, ariko amaherezo iki giceri kiza kuboneka. Ubwo uyu mugore yarabonye iki giceri, yahamagaye bagenzi b'abaturanyi, abagore bagenzi bati nimuze twishime, nimuze tunezerwe, kuko igiceri cyari cyatakaye ndongera ndakibonye. Abagore bagenzi baza kwishimana nawe baranezerwa. Biragoye ko umudiyakoni yazimirira mu itorero ngo ahita aboneka. Se muri kubyumva buriya umudiyakoni uri mu nshingano. Biragoye ko umuyobozi w'itorero yazimirira mu itorero ngo bamushake bahite bamubona. Yewe n'umuririmbyi nuko na shefu gide nuko. Kubona uyu muntu biragoye kuko ni mu mukungugu mwinshi, ari mu nshingano, ariko kuko gifite ishusho ya Kristo, kuko gifite ishusho ya Yesu, haracyari amahirwe yuko ashobora kuboneka. Mbese mwene data, mushiki waje, ntabwo ushobora kuba warazimiriye mu itorero hari ikindi wishingikirijeho kandi kukubona bigoye. Umva icyo usabwa muri uyu mwanya. Urasabwa gutaka. Yesu ashimwe. Urasabwa gutaka kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane. Urasabwa gutakira Yesu ati mwami Yesu ndarohamye, kandi rero uranjanye. Kuko nzi yuko uri mwiza, mfata ukuboko. Yesu mwiza, ukuboko kwawe aragufata. Kuko warohamye ntabwo yabiyoberwa. Ibyo warohamye murabizi, ibyo murabizi. Nituva ngaha imigambi ufite, ibyo uraje gukora, ibyo uteganya gukora muri ijoro, ubugamba n'ibindi ntazi, ibyo biri mu mutima wawe urabizi. Uzi ko warohamye rero. Mwuka w'Imana utera kamere gutsindwa, utera umuntu kwihana, utera umuntu uwo yaba ari wese kutagira ikindi yishingikirizaho ngo akigire urufatiro. Agendereye buri wese uri muri aya materaniro. Ni ukuri adutere kwihana bivuye ku mutima, kugira ngo noneho duhereze Yesu ikiganza, adufate tumufateho kuko ari we rufatiro, kugira ngo biduheshe amahirwe yo kuba abana b'Imana. Tugendane nawe muri ubu buzima, mu rugendo dusigaje kuri isi. Atubera umuyobozi, nahishurwa ku bicu, nje namwe, azaduhana ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi n'abashyitsi bacu tubifurije kubana na Yesu, tubifuriza no kuzagaruka. Ubwo tugiye kuva aha ngaha, aho mugiye kunyura mu mayira atandukanye, Yesu ababera urumuri, kandi nimugera ku macumbi yanyu ababera umurinzi mu miryango yanyu n'ingabo zo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen.